birashimishije yongeye kumva Cyuma yongeye kuvuga babona iminwa inyeganyega bakabona ko ari Cyuma. Reka nguhe umunota umwe wasuhuza. Urakoze cyane, ndabasuje abakurikiye radiyo Urumuri, nizere ko mumeze neza cyane. Gahunda zose murimo, niba muhugiye muri gahunda zanyu z'iterambere murimo kuri no mugoroba, cyangwa se ibyo murimo byose mwabihuje na radiyo Urumuri, ndabasuje mu izina ry'umwami Yesu Kristo umwami wacu. Tuze abantu bari mu Rwanda bakurikiye radiyo Urumuri, ndabizi ni benshi. Tuze cyane abantu bari ku mugabane wacu mwiza wa Afurika, abari bwota amasimbi ku mugabane w'Uburayi ndetse na Aziya na Amerika, bose ndabasuje cyane. By'umwihariko ngewe n'abakurikiranye radiyo Urumuri turishimye cyane. Ndasuhuza n'abantu bakurikirana Ishema TV umunsi kundi, barabitwereka muri gahunda zabo za buri munsi, akazi kabo ka buri munsi bagahuza n'akacu. Rero kuba badukurikira ni iby'agaciro cyane, bituma natwe dukomeza gukora ibitanga umusaruro. Niyo mpamvu nanjye mbasuje cyane, ndabishimira cyane mwese ndabasuje mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze bwana Cyuma, rwose natwe turakwakiriye. Ni ibintu by'agaciro kuba turi kumwe nawe, kuko uri mu banyamakuru abantu bo hanze dukurikira cyane kubera ubwitange ugira ni indengakamere, kuko ndatekereza ko aricyo kiza kuba n'ikibazo cyanjye rwose nibandaho. Iyo urebye akazi ukora nyuma y'akababaro wavuyemo twese twakurikiranaga umunsi ku munsi, ariko ukaza utaracitse intege, tukabona wagira ngo bagutemba ibindi bya lokomotive, tukabona wongeye uriranshije ugakomeza ukagira umuntu utarakubonye usoka hari amageragere ntabwo yagutekereza ko wigeze uhagera. Rwose ni ibintu bishimishije cyane kubona umurava wagarukanye. Twarakubonye ejo bundi ugiye gusura abasaza hejuru hariya, nabyo twarabikurikiranye, ibintu byiza cyane, kuko uri mu bantu bake Cyuma nkubwire, mu bantu bake begera umuryango ukabona ko baguteshema kuko bakubyaye. Hari abantu benshi bagera mu bintu bya nk'intera runaka, none ukabona uko azamuka ntashaka kwegera wa mukecuru wa musaza kubera ko amubonana intoki zitari nziza, akareba ibirenge nubwo yamuhaye inkweto akabona ko atazambaye neza, ariko umunsi mukuru wakoze hariya ndakeka abantu bawishimiye cyane. Warakoze rero, turabigushimira. Reka noneho tugaruke ku cyatuzinduye. Nzi neza ko rwose umwanya wawe ufite n'abatari munini kubera n'amasaha murimo ubu ngubu, ariko nagira ngo nkubaze bwana Cyuma, iyo tubona ukuntu ujya gukora inkuru ukayikurikirana ukayigeza ku ndunduro, ndetse ugashaka no kuvugana nawe bireba byose, aba ari bo bose, biriya bintu uriya murava ukomora kuki? Urambwira ko uvana mu mashuri, urambwira ko uvana muri kamere, tubwire uvana kuki? Uramurava mu kazi dukora akenshi na kenshi. Itangazamakuru ni passion, ni siyanse sociale, ariko ni siyanse sociale ishingiye kuba ubikunda. Iyo ari passion rero ugerageza gukora nyine bya bintu uko ibintu bubifiringa, ibintu uko ubyumva. Rero uko ubyumva nibwo bituma ubikora neza kurusha uko byagenda kose. Iyo bakubwira ko ibintu byiga, hari kwiga ikintu no kugikorana ibintu bibiri bitandukanye. Ngere itangazamakuru nkora ndarikunda, ni passion, none ndikomora kuri ba sogokuru na ba sogokuruza. None ikindi cya kabiri ni ibintu nkora nkumva ndishimye. Iyo ntafite story idea, ngira abantu bizi itangazamakuru babizi icyo twita story idea. Iyo ntarabona story idea mba numva mpangayitse. Iyo ntarabona inkuru nkora numva mpangayitse. Rero kuriya iri tangazamakuru ngiye nkora kuva kera, haba ahantu naciye mu itangazamakuru, nkunda abaturage, kuvugira abaturage, kuko advocacy stories, kuvuga ngo i Kigali hatera n'inama ntabwo bimbamo. Iya passion nakubwiraga, cyakoze ari undi ufite passion yo kuba yakurikirana inama, nabyo ni byiza. Hari ufite na passion yo gukurikirana imipira, hari ufite passion yo gukurikirana umuziki, hari ufite passion yo gukurikirana ibintu bitandukanye. Ariko ngiye passion yanjye mu itangazamakuru, ibizira nkuru nkora nzikubora kuba ndikora ndikunze ku mutima. Icya kabiri ni ku ishuri, icya gatatu ni miriye mbamo mazingira, ndabireba
ibi ahantu ndi nabona ibinkikije nkavuga ngo uyu munsi ndakora iki, ndagipanga gutya. So nkuko wari ubimbajije ibintu numva bituma nkora itangazamakuru mfite umurava ni passion, it's my passion, it's my talent, ni talent ko mfite talent ikomeye cyane no kuba hari icyo nifuza ko abaturage bagira ijambo. Focus yanjye kwegera abaturage, umuturage wari hasi wari ntamenyekana. Hari abantu bavuga ngo twari ntamenyekana duturuka ahantu hatazwi, ariko umusonga wacu, umubabaro wacu ni ukugeraho benshi bazatumenya. Rero iyo negera umuturage nkuriya, kwanza biramushimisha kubona abanye umunyamakuru hano ngiye bakira umunyamakuru he bakabona umunyamakuru ari nk'abikira Mariya. Rero niyo mpamvu tanga nishimye cyane kufokasinga ku baturage batavugirwaga, batabonaga itangazamakuru, hano ushaka kugeza kamera bakajyana ikindi kintu. Rero iyo ndi hariya numva nguye hashashe, mba numva nezero umutima wanjye nta kibazo ufite. Nibyo ngibyo bituma nkora itangazamakuru, kwitanga kwanjye nitanga nk'umuntu, nk'umubiri n'amaraso, ariko mba nitangira abaturage. Nkavuga ngo umuturage, ngira ngo niba reba namaze kubyumva, umuturage wa Rwamagana, umuturage wa Kirehe Piriya, umuturage wa Gatonde utaragombaga kujya ku karubanda ngo abantu bamubone. Uwo nguwo rero iyo mwegereye numva ubwanje, numva nishimye, ari ikintu bintera ku mutima kumva umuturage utaragaragara. N'ibyo bintu umurava, kandi noneho nkawuterwa no kuba hari aho nifuza ko igihugu cyanjye cyagera. Niba gitifu w'umurenge ayobora umurenge akaba yarambuye abaturage muri VUP ni gahunda ya leta y'u Rwanda yo kuzahura abaturage kugira ngo bakiri gitifaranga. Niba gitifu amafaranga yarari yatarahaye umuturage, ibyo bintu nibyo mfokasingaho. Nkavuga ngo niba umuturage yarakubiswe n'urwego nk'umutekano, niba yarakubiswe n'umuyobozi, niba yarakubiswe na kanaka, ndamwegera muhe ijambo, aho kugira ngo azahora avuga ati baraturenganyije biri mu mutima, apfana yicara afite iyo ntimba ku mutima. Ndamuha ijambo abivuge. Babayobozi nibabona ahantu ikibazo kiri, bagenda begere ba muturage, nyamuneka twanze kuguhemba muri VUP kubera ko hari ikibazo iki n'iki, utatanze konte yuzuye, ariko uyu munsi akira tuguha amafaranga. Ibyo bintu rero nibyo mba nshaka kwereka igihugu cyanjye, mba nshaka kwereka ahantu hari inenge kugira ngo bashyiremo ikibatsi tuzamuke. Kwanza ibyo bintu mba mbifitiye ku mitima, kuko iyo mbonye amateka y'igihugu cyacu cyaciyemo mwese murayazi, ntabwo nayagarukamo kuko si wo mwanya. Hari bikeneye guhinduka. Umuntu niba umuyobozi ari gitifu w'umurenge, niba ari meya, akumva ko umuturage ari wo mukoresha we. Umuntu niba ari minisitiri, numva ko ba cabinet mugira icyizere akaba minisitiri, ntiyumve ko ari wa mwanya wo kudamarara, ntiyumve ko ari wa mwanya wo kwigwiza imitungo, ntiyumve ko ari wa mwanya wo gufungisha abantu badahuje, abantu badahuje ibitekerezo, ntakoreshe wa mwanya nabi. Rero ibyo ngibyo yarimo abikoresha nabi, ngiye ubwo abampaye akazi, ubwo mu gitondo negura kamera n'ikipe yanjye tukagenda, ubwo abampaye akazi. Rero ibyo ngibyo tuba dushaka gukora akenshi turabikora ngo igihugu cyacu tukereke aho icyo tugomba gukora n'ibyo tugomba gukora. Nk'ikinyejana turimo ubu ngubu, turi mu kinyejana gitandukanye n'icyo ku bwami. Kera ku bwami, umwami iyo udasingije umwami wagiraga ikibazo. Kuri ubu ngubu rero icyo gihe twakivuyemo, turi kuri repubulika. Tuyereke ikosa aho riri, babikosore, natwe dutanga inama kuri abaturage, tubigishe tuti byaboneka mwabigenza gutya, byagenda gutya. Rero uwo murava wo kumva ko hari aho twifuza ko igihugu cyacu cyagera. Ntabwo twese abantu twese baba abasirikare, ntabwo twese twaba abacuruzi, ahubwo njye ndi umunyamakuru. Nereke leta hano hari ikibazo, mushireho ikibatsi, nyaboneka tuzamukane. Ibyo bintu rero biri muri bya bintu bituma nkomeza kugira umurava. Igihugu aho gishaka kugera hari bikibangamira, hari mu rugendo rw'amahwa. Byahwa rero byerekanye bararihandura bakarikuramo, tugakomeza. Okay, urakoze cyane bwana Cyuma, dusobanuye rwose. Usibye ko binzana ikibazo mu mwanya,
abo ukora ni abaturage birumvikana abaturage barabyishimira turabibona iyo bari kuri mikoro yawe yego abaturage b'abanyarwanda bamenye mikoro buriya hari ukuntu njya mbagereranya n'abarundi kera aho abarundi bari bateye intambwe kera barushaga abanyarwanda kujya mikoro ariko noneho kuva za YouTube zaba nyinshi barimo kugenda bahinduka abanyarwanda ni ibintu byiza cyane twishimira iyo tubareba aho turi ahangaha uri mu bazungu ureba abantu bateye imbere ariko ukaba n'umunyarwanda wari kuzamuka twumva twishimye cyane icyo rero nshaka kukubaza ni iki ngiki iyo umaze kumva ibibazo byabo ukabigeza aho bigomba kubazwa abaturage mwongera guhura mute umenya gute ko hari umutwaro wabatuye ese hari feedback ziba kugira ngo upime uvuga uti cya gikorwa cyane nakoze turi ntabwo cyateye upima gute hari icyo twita follow up stories sinzi ko nazishyira mu kinyarwanda kongera gukurikira ukareba uko ibintu byagenze yes exactly ngewe iyo ngiye guha umuturage mikoro ndamuganiriza noneho ngewe iyo muganiriza muha umwanya akisanzura ntabwo muri mito cyakoza wenda bihabanye n'amahame y'itangazamakuru ntabwo namuha umwanya wo gutukana birumvikana ariko iyo afite ibitekerezo muha umwanya akisanzura niba mvuga ngo inkuru ni iminota 10 hari igihe umuturage ambwira ati reka dukomeze tuvugane yabyishimiye muha ijambo icyo cya mbere gituma umuturage ankunda ndabyibuka ntabwo nibuka itariki neza ni mu karere ka Gasabo mu murwa mukuru w'u Rwanda Kigali nagiye kurikirana inkuru y'abaturage basenyewe Kangondo ni muri Banyahe bwa mbere mpageze abaturage ndahabasanga mbegereye mbaganize baratubwira ngo nta munyamakuru wo mu Rwanda twaha interview kuko ibyo tubahaye ntabwo ari byo batangaza batanga urugero rwa kimwe mu gitangazamakuru bati kimaze gutangaza ko twisenyeye havamo umuntu umwe aravuga ngo uyu nguyu niba ari we Cyuma Hassan ngo iyi nkuru arayikora banyemerera kumvugisha urumva urugendo rwabayo bamvugishije ibyabo ndabitangaza kubera iki mfite inyungu zo kuba umuturage ageze kuba yakubahiriza amategeko gutanga ibitekerezo ibindi binyamakuru birabarimita bitewe n'impamvu bwite noneho ngiye umaze kuganira nawe ubundi baratubwira no mu ishuri ry'itangazamakuru uriya no mukiriya wawe ubundi baratubwira ko tugenda na agenda n'ikaramu tubyiga n'icyo ari cyo gihe ariko tubishyira muri telefone nkamwandika niba ari Damascene wenda info Kibagabaga yamaze kumentavi cyane cyane nk'inkuru nkora ngewe ni inkuru ziba ziri bombastic niba ariko ndibivuge nagira ikindi kibazo umbwire ngira iyo nkuru namaze kuyitangaza bukeye mu gitondo abampaye interview barabafunga hasize adase amasaha 2 mpita nsubirayo nongera nkora indi nkuru babaturage byahinduye isura babaturage baduhaye amakuru bari babajyanye muri gereza aho none ashaka kukubaza umbabarire nguce mu ijambo aho none ashaka kukubaza ntese ntabajya bagira inkurikizi umaze gukora inkuru nabo ese iyo wazigize ukora iyindi kugira ngo uzamure aho komeza aho ngaho komeza urakoze cyane ubwo ntitangaye bari bafunzwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Remera nimara kuyikora inkozi ya kabiri barabarekura na n'ubu ndacyakurikirana ubu ibibazo byabigeze ku rwego rw'ubutabera n'ejo bundi niba nta gihindutse hari itariki bahawe kuzaburanira nzajyayo nkomeze nkurikirane inkuru ubundi baravuga ngo niba wayitangiye uzanayirangiza nta mpamvu yo gutangira inkuru ngo unayisubire urakomeza ukayikurikirana nk'ubu ngira ngo wenda ntanga urugero rwa hafi hano tuba tugenda twibukiranya ibintu bishobora no kuba isomo ku badukurikiye hari abavandimwe bacu badukurikiye bari mu ishuri ry'itangazamakuru hari abaturage baba badukurikiye hari n'abandi noneho b'abanyamakuru bagenzi banjye ko niba waratangiye inkuru ugomba kuyisoza ngira ngo mpise njya ku kintu cyabaye ku munsi w'ejo mu karere ka Rwamagana mu burasirazuba bw'igihugu yego mu murenge wa Muyumbu nakurikiranye inkuru iratambuka ariko no mu kanya mu minota ninjiye hano muri studio mu minota 5 ishize
maze gukora indi ya kabiri. Ndashaka kwereka ku buryo nkurikiranamo inkuru. Bambaye amakuru nta kibazo bagize ku nkuru. Icyo basabaga ni umuntu wishwe. Bati dukeneye umurambo. Biratambutse mu nkuru. Noneho bandikiye inzego bireba. Urwego bureba bati mugende ujye ufata umurambo Rwamagana. Bageze Rwamagana, ibyo ribu yasubije, umuyobozi w'intara araje arabihinduye. Ati buryo wa muntu twishe ni umuntu, wa muntu bishe ni umuntu wari warigize ikihebe, yakoze ibi n'ibi. Urumva? Rero iyo nkuru yenye ukurikiranye gutyo nabyo maze kubitangaza, abantu bajye ku Ishema TV babirebe, maze kubitangaza. Ejo umurambo niba wubaha bakawushingura, nabyo nzabikora. Nyuma yo gushingura wenda w'abaturage bashaka kuzagira ibibazo, uretse ko nkeka ko ari ntabyo, nabo nzongera mbatangaza. Inkuru yenge natangiye inkuru ndayirangiza, kandi bafite hano nayanditse tariki nini nakoze inkuru yitwa gutyo na gutyo. Byose ndibika gutyo nkabikurikirana kugira ngo wa muturage, uretse ko nta muturage urambwira ko yagize ibibazo kubera amakuru yampaye wenda bikomeye, nuko kumutera ubwoba. Ntabwo bibura, kandi ntabwo ari imbaraga za leta zimufunga, ahubwo ni wa muyobozi yatunze agatoki ngo dore ngo gitifu yakoze ibi, gitifu yakoze. Gitifu rero abavandimwe bayobora imirenge wagira ngo niki, wagira ngo ni isambu babahaye, ni karoti babahaye yo gushinga karandura mu rukaroti rwiza, akaruvanamo uruba karusigamo akazaruzamureje. Rero abo bavandimwe ntabwo ari politiki ya leta ituma abaturage banga kuvuga cyangwa se bafungwa kubera ibyo bavuze. Ni ba gitifu nabo inyungu zabo bafite ko amabanga yacagiye ku karubanda. Baratubonye, baratuvuze. Ibyo rero turabikurikirana mu kazi kacu ka buri munsi, kuva ku gitondo kujya nimugoroba. Ntabwo njya ndyama, amasaha nk'abiri ndyamaho, na saa 8 z'ijoro telefone z'abaturage ndazitaba. Aha nahabaye ikibazo kiniki. Ese wavuganye n'urwego rubireba, none ngiye nkazaza kukureba rwaranze kugusubiza, kujya nanjye nkora mbe mbite ikimenyetso. Rero ibyo bintu bituma dukomeza gukurikirana abaturage. None hari n'ikindi rusa nawe ukomojeho, hari igihe babayobozi banga kugira icyo batubwira, kandi ahubwo babarira nshyireho agace kawe urimo kuvuga ukuntu bagize abayobozi babihanganya, kandi gato ndebe niba mbifite hafi, hanyuma reka turebe akanya gato rwose aho Cyuma yari afite abaturage be. N'abaturage b'u Rwanda n'akarabanje, n'abaturage b'u Rwanda basiba aho hantu bamwiciye, n'ibiri mu mitwe y'abantu babonye barabisiba. Ahubwo turasaba yuko bazana uwo murambo wacu bagatanga n'izo ndishyi, kuko uriya mwana basize barabona ko nta hantu bamusize kandi ariho kabitera. Ishema TV twashatse kumva icyo ubuyobozi buvuga kuri ikibazo cy'uyu muturage wishwe n'ingabo z'u Rwanda zihagarikiwe na polisi berekeza ku biro by'akagari ka Murehe uyu muturage abarizwamo. Ni kuri metero 200 uvuye mu rugo rw'abanyakwigendera. Tukihagera dusanze ibiro by'akagari bifunze, ariko abaturage tuhasanze batubwiye ko umunyamabanga nshingwabikorwa w'aka kagari adukubise amaso agahita afunga agaca mu gikari akayabangira ingata. Mu kanya nk'ako guhumbya twahise twerekeza ku biro by'umurenge wa Muyumbu. Nabwo tukihagera dusanga muri sekretariya y'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge witwa Bahati Boni, maze nawe ahita yikingirana mu biro bye, urugi aruhamya ingufuri. Turicara turategereza ko yaduha amakuru, biranga bibi by'ubusa. Umunyamabanga we yajyaga atubwira ngo tumutegereze aracyahuze, ngo ariko ngo dushobora no kongera kumuhamagara kuri telefone ngo nubwo yabonye ko duhari. Yajyaga aherengereza mu idirisha akadukubita ijisho akongera agafunga akicara. Byatumye natwe dukomeza kwicara ku biro by'umurenge wa Muyumbu mu karere ka Rwamagana dutegereje ko ubuyobozi bwaduha amakuru.
mu masaha abiri twamaze twicaye ahangaha byageze naho dukoresha telefone turamuhamagara yanga kwitaba. Sekreteri we yadusabye ko twamwoherereza n'ubutumwa bugufi ko wenda yagira icyo yibwira akaza akaduha amakuru. Twagize tuti morning, nitwa Niyonsenga Dieudonne, nkorera Ishema TV, ndi ku muryango w'ibiro byanyu, hari amakuru twashaka ko muduha kandi tuhamaze umwanya munini, murakoze. Ubutumwa uyu munyabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Muyumbu ntiyigeze abusubiza, ndetse no ku murongo wa telefone twakomeje kumuhamagara biranga bibi by'ubusa. Ishema TV twanagerageje kuvugisha umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera ku murongo wa telefone biranga bibi by'ubusa. Inshuro zose twamuhamagaye yemwe ntiyayitabye, ndetse n'ubutumwa bugufi twamwoherereje ntiyayibusubije. Gusa ku nshuro ya gatanu tumuhamagara yatubwiye ko ari buze kuduhamagara. Kubera ko abaturage baganiye n'Ishema TV bashize mu majwi igisirikare cy'u Rwanda ko aricyo cyarashe uyu muturage, byatumye natwe dushaka kumva icyo uruhande rw'ingabo z'u Rwanda ruvuga, maze duhamagara umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda. Inshuro zose twamuhamagaye ntiyitabye, ndetse n'ubutumwa bugufi twamwoherereje nabwo ntiyabusubije. Ku rundi ruhande twavuganye n'umuvugizi w'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha mu Rwanda RIB, bwana Dr Murangira Thierry, ku murongo wa telefone. Tumaze kumubwira icyo tumushakira atubwira ko aza kuduhamagara. Tumubajije indi saha twakongera kumuhamagariraho yatubwiye ko aza kuduhamagara. Nongeye guhamagara mu Kigali cy'Impanga. Murakoze cyane. Kugeza ubwo twatunganyaga inkuru ntiyongeye kuduhamagara, ndetse n'izindi nshuro zose twamuhamagaye ntiyabashije kwitaba telefone yacu, ndetse n'ubutumwa bugufi twamwoherereje bigaragara ko yabusomye ku isaha y'Isaa 5 nabwo ntiyabusubije. Hirya no hino mu bice bitandukanye by'igihugu hari abasivile bakomeje kwicwa barashe n'igipolisi ndetse n'ingabo z'u Rwanda. Imiryango mpuzamahanga harimo ishinzwe kurengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu ku isi cyane nka Human Rights Watch yakoze raporo kenshi igaragaza ko inzego z'umutekano mu Rwanda zikomeje kugirira nabi abasivile. Ni mu cyegeranyo uyu muryango wa Human Rights Watch washize hanze cyitwa All Thieves Must Be Killed. Tugenekereje mu Kinyarwanda ni ukuvuga ngo ibisambo byose bigomba kwicwa. Iyi raporo ndetse n'izindi zitandukanye zikomeje gukorwa ku Rwanda zigaragaza ko hari abasivile bicwa, ubutegetsi bw'u Rwanda buzihakana bwivuye inyuma binyuze mu ijwi rya bwana Johnson Businge, intumwa nkuru ya leta icyarimwe akaba na minisitiri w'ubutabera. Ikibabaje kandi giteye agahinda gisa n'igiteye n'urujijo ku iyicwa ry'uyu muturage ni uburyo izi ngabo z'u Rwanda zamurashe zitamufatiye mu cyuho ari kwiba cyangwa se ari mu bikorwa bibi, ahubwo bamusanze aho yari yibereye maze ziramujyana zijya kumwica. Bikaba byabaye nk'amayobera muri aka gace. Mu gihe twatunganyaga iyi nkuru twaje kubona amakuru avuga ko uyu nyakwigendera Twiringiyimana Jean de Dieu yarakekwaho icyaha cy'ubujura bwa makadamiya afatanyije na bagenzi be baza gufatwa ku ikubitiro n'abasirikari babajyana mu kigo cya gisirikari bagiye kubarasa, bariruka bahobera ibendera ry'igihugu. Umuyobozi w'ikigo cya gisirikari abwira umusirikare ugiye kubarasa ati mubareke kuko ubwo mubarashe byaba bigaragara ko murashe igihugu. Nibwo bwakeye bajya guhiga uyu nyakwigendera, bo bakimubona bahita bamurasira muri iri shyamba. Cyuma Hassan, Dieudonne, Ishema TV mu murenge wa Muyumbu w'akarere ka Rwamagana mu burasirazuba bw'u Rwanda. Ariko iyi nkuru aka gace nakase nagafatiye impamvu ebyiri. Impamvu ya mbere karatanga impine y'igikorwa wakoze. Impamvu ya kabiri ariho nshaka no kukubaza ikibazo, ni kuriya wakurikiranye abaresponsable bose kuva ko hasi umwe wanabonaga wicaye imbere y'ibiro bye, none no kugera kuba hejuru, baba mu gisirikari baba abo muri RIB. Ibi bintu bwana Cyuma uvuye imageregere buriya wumva ni ukukubaza ni iki giguha noneho mbere watubwiye umurava wo gushaka inkuru, noneho tubwire tudusobanure twebwe turi hanze dukurikira ibintu byo mu gihugu, ikiguha undi murava wo gukurikirana buri muntu ukagenda umugeraho utatinya ko yakugarukana. Kukugarukana no kugarukana nyine akaba yagutera ubwo cyangwa akaba yaguhita. Tubwire ibanga ryawe upfunditse, tubwire uko uripfundika.
aho ukuntu bimeze yuko mu itangazamakuru tugira ko uvugwa wese mu nkuru uba ugomba kumuha umwanya. Itegeko rikavuga ko niyo wabitangaje atabivuzeho cyangwa atabonye umwanya, uba ugomba kumuha umwanya ungana n'uwo wavuze inkuru yakoresheje. Rero kubera ko ngewe ziriya nzego abaturage bashyiraga mu majwi igisirikari, of course nk'umunyamakuru w'umwuga nagomba kubaza uruhande ruvugwa mu nkuru kugira ngo inkuru yanjye yuzure. Nka polisi nagombaga kuyibaza kuko nishinzwe ubusugire, nishinzwe umutekano w'abaturage n'ibintu byabo. Of course nagombaga kuyibaza kugira ngo itubwire ko iriya ni kesi y'umutekano kandi polisi ishinzwe umutekano w'igihugu. RIB ni urwego rushinzwe ubugenzacyaha, kugenza ibyaha, kandi kiriya ni icyaha cyabaye, ni umusirikare wagikoze, ariko nawe ugomba kujya imbere y'ubutabera. Ese uwarashwe ko yari umuturage, niba hari ibyaha bari bamukekaho, bakagombye kuba bakoze iperereza akagezwa imbere y'ubutabera. Izo nzego zigomba kuza mu nkuru yanjye kuba ngo ibe yuzuye. Ziriya nzego zibanze gitifu nibo bashinzwe abaturage. Gitifu w'akagari ahagarariye perezida wa repubulika hariya, ugomba kumubaza, dore ko biri mu nshingano ze kagomba kumenya ikibazo cyabaye akaduha amakuru. Niba uwo muntu barashye hari ibyo yarakurikiranwe bakaza bakabimbwira, kuko bambwira bati yarashwe akurikiranyweho icyaha iki n'iki, nibyo nari gushyira mu nkuru. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge yemeje aya makuru ko Twiringiyimana Jean de Dieu yishwe arashwe. RIB nkahita nyibaza, ese Jean de Dieu Twiringiyimana warashwe, aya makuru mwamuyazi? Twari tuyazi. Kubera iki byabaye? Bakabidusobanura. Ibyo nabyo nkabishyira mu nkuru. Rero iyo banze kunsubiza kuriya, aho ngaho nk'umunyamakuru banze kunsubiza kuriya, biriya banze kumvugisha mbishyiramo nk'ikimenyetso, proof. Kuko ngira ngo abantu bo muri iki gihe itangazamakuru turimo gukora muri iyi minsi, ndabagira inama yo gukomeza kubika ibimenyetso, kuko bariya impamvu banga kutuvugisha baba bashaka kuba yagutega nk'umutego, uyibeshe ukora inkuru yisohore utagaragaje ko mwavuganye, bahita bakorega gutangaza ibihuha. Kubera kuko inkuru ntabwo yuzuye. Bavuze igisirikari, bamaze kuvuga igisirikari, none ntiyagihaye umwanya yasereje igisirikari muri gereza. Rero ibiriya byose mbikora nk'ipfundo, kuko mwe ibanga ryanjye cyangwa ipfundo ryanjye niri mbikora kugira mbike ibimenyetso, na wa muntu nkurikiye kuri televiziyo atanjaging, atazumva bandeze ko natangaje ibihuha, agahita yibuka ya nkuru ko nayikoze ntavugishije urwego. Ariko buriya iyo nayikoze kuriya nkagaragaza umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda, umuvugizi wa polisi y'u Rwanda, nkagaragaza uruhare rwe, wa undi muturage unkurikira na wa muntu unkurikira ahita yemeza akabona ko nagerageje gukora ibishoboka byose. Rero ako kantu izi nzego nzigira n'inama, wenda sinzi niba abantu bose tuziga communication cyangwa tukagira ubumenyi ku itangazamakuru, ntabwo byakunda, ariko nk'abantu bashinzwe kuvugira abantu, kuvugira urwego, bajye baduha amakuru. Gusa amakuru barayatanga, ariko hari abo bayaha abantu birirwa bakorana nabo, ko hari ibitangazamakuru sinkiya kubivuga bikorera mu kwa leta, bikorerana n'ibyo bigo. Nk'ubu nkaba nakurikiranye inkuru, navugisha umuvugizi wa RIB ngayimeho amakuru, ati test me, ati nyandikira. Namara kumwandikira ninjye uri kuri tele, agahita abwira igitangazamakuru gikora mu tiyate ya DMR mu nyubako ihari iyo hejuru muri etage, agahita agiha amakuru akarimwa bitangaza, kuvuga ngo uriya muntu ntabwo ari muri system, nimuha amakuru akayatangaza, biragaragara ukundi kuntu, reka nyahe uriya dukorana abari we yatangaza. Rimwe na rimwe rero bakamenye kumenya icyo bita communication. Yaba radiyo ariyo sigira abayikurikirana, ariko twe dukeneye ko ubutumwa bw'igihugu, gahunda z'abaturage zigera hose,
ntiwumve ko harimo gutonesha ngo hari igitangazamakuru nkwiye kuvugana nacyo, ngo hari igitangazamakuru ntavugana nacyo. Bamenye ko hari icyo buri gitangazamakuru kigira linye editoriale yacyo. Iryo ni ihame ntakuka. Itangazamakuru waryiga muri Isiraheli, waryiga i Tel Aviv, waryiga muri Canada, waryiga he, buri gitangazamakuru kigira linye editoriale yacyo. Kumva uti Dieudonne akora inkuru zikakaye, nimuvugisha birumvikana ukundi kuntu, nimuvuye ubundi Dieudonne nimuvugisha arambaza bya bibazo, kuko hari ibibazo banatinya rero. Hari ibibazo banatinya. Hari umwe mu bavugizi b'izi nzego wigeze kumpa amakuru, namenye inkuru bwa mbere ndayimubaza yimuha amakuru, ariko feedback yamujeho ntago muvuze, ni ibanga ry'akazi. Feedback kucyura muntu wamuhaye ngo kiri ngo ubundi ngo nta munyamakuru ngo akagombye kubaza kiriya kibazo, kuko rero amubajije se kuba yafasha avuye amaze umunsi umwe hatangajwe ishyaka rya politiki yagiyemo, akaba afasha muvuga ko ari umujura, ntaho byabihuriye no kuboko kwa politiki. Nta munyamakuru icyo kintu wakibaza. Ibyo bibazo rero rimwe na rimwe ibibazo tubabaza bituma badutinya, kandi biriya bibazo mubaza ntabwo azi ko njyewe atakinsubije agihakanye, nta mfite uburenganzira bwo kukimwemeza ngo avuga ngo yego, akagihakana. Bituma nawe muntu dukurikiye nk'ubu ngubu nk'iriya nkuru y'Rwamagana, kuba batamvugishije abantu batujudginga bakurikirana, the followers, audiences bafite ibyo babonye mu mitwe yabo, ntago mbigaruka. Ariko iyo batuvugisha bagaha amakuru abantu bose, ntibumve ko amakuru ari gutanga kunyuza kuri cya kinyamakuru cyitiranwa n'iki kintu tureberaho isaha ngo kivuze kumva ko amakuru bashira kuyanyuza kuri radiyo na televiziyo bakorana nazo, kumva ko bayanyuza muri ibyo bitangazamakuru bya, bumve ko twese tukorera abanyarwanda. Nkunda kubivuga, muri twese nta muntu ukorera Burundi, nta muntu ukorera Repubulika Demokarasi ya Kongo, nta muntu ukorera Abagande, twese dukorera u Rwanda. Kumva ko Ishema TV dufite linye editoriale ya advocacy stories, kumva ngo ambaza ibibazo bikakaye. Ibyo bibazo bikakaye nubisubiza urabutanze amakuru meza, nutanabisubiza nabura butanze amakuru meza. Ngira ngo abantu bari gukurikirana itangazamakuru byo muri iminsi cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, warakubaza ati subiza yego cyangwa oya, ati nyakuba wasubiza yego cyangwa oya. Rero rimwe na rimwe izi nzego ntibumve ko umuntu niba ari umunyamakuru akaba akora inkuru zicukumbuye, ntumufate nk'umwanzi. Niba uyobora umurenge ukabona ko Cyuma Hassan Dieudonne ageze ku murenge ukabagira ingata, cyangwa kuvuga uti hari n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge heje tukavuga ngo uriya munyamakuru yarahungabanye, ko yarahungabanye, umuntu azi kuvuga. Abo bantu bazajye bumva ko umuntu ari n'abafite ku gihugu. Ngewe reka mbisubiremo n'abantu bakurikira Radiyo Urumuri babyumva. Nge nkunda u Rwanda, nkunda igihugu cyanjye, ndagikunda. Niyo mpamvu nabonye ko ngewe kugira ngo mfate gahunda yo gushima, yo gusingiza, kandi twese turabizi ko mu mateka y'ibihugu byose ibisingizo bitambuka kuri radiyo na televiziyo by'igihugu, ni wowe wisingiza ubundi. Rero natwe dushaka kuyunganira tugasingiza abanyarwanda, twese tuzajya mu gitanda turyame, tuzatwageze iyo tujya, tuzagenda tuyiryamire. Ariko kubera ko ari dushaka kugira ko turi munsi y'umurongo w'ubukene, turi mu bihugu biri munsi y'umurongo w'ubukene, nidukomeza gusingiza tugasigiriza, amateka azabitubaza, abanyarwanda bazatunyuzamo ijisho. Abantu bavuga ngo twateye imbere, kandi umukuru w'igihugu nyakubahwa Perezida wa Repubulika ahora mu nama avuga ati u Rwanda dufite icyerekezo iki n'iki, u Rwanda tuzakora imihanda iyi n'iyi, u Rwanda dushireho VUP, dushireho gahunda y'igiceri kugira ngo umuturage yiteze imbere. Rero nidusigiriza twese ubwo tuzatwara amaze kugera iyo tujya. Ngira ngo niba mubyibuka neza, hari igihe abantu basigiriza, gusigiza no gusingiza bikaba bibi, ugashima, nyaboneka ugashima. Hari n'abanyamakuru bagenzi bacu ujya ko nagahamagaye meya ngo mwesheje imihigo yo gutanga mituweli,
ngo ese kubona mugiye gukushiramo izi mbaraga kugira ngo mwese imige birenzeho. Ubundi kwesa imihigo kwa meya ntabwo ari inkuru, kuko ashinzwe impamvu bamugira icyizere akaba meya w'akarere ni ukugira ngo yese imihigo. Ntabwo bamushizeho ngo ajye kuba kwicara hariya. Ni yese imihigo, ntabwo ari inkuru, ahubwo inkuru izaba igihe atesheje imihigo. Kuko aricyo cyaba cyiza kigatanga umusaruro ku byo dukora twese, ntihabemo guhangana, ntihabe gushotorana, ahubwo tukuzuza umugozi umwe, kuko cya gihugu, ubundi igihugu ni ingobyi. Ingobyi rero iyo hari umujishi wasozotse, nkanjye uhetswe muri iyo ngobyi, mbwira umpetse, ubwo umpetse ni ubuyobozi, umpetse dore mujishi hari hasozotse, murambara nkunda gukoresha ikinyarwanda gikomeye, hasozotse, mwongere mushiremo koroshi, nyaboneka murebe ko mwadoda ejo ntazagwa. Ubwo ninjiramo gutyo ndavuze ngo abanyarwanda ejo tukiraho bwana Cyuma rero, urumva ko nkawe inkuru zawe zikakaye n'abayobozi bashobora kuba batinya ukuri, birumvikanamo ko harimo ugomba kugira ibibazo. Uko byagenda kose ni ikintu cyumvikana. None iyo ugize ibibazo ko inzu y'itangazamakuru ndakeka ko high council of inzu mwari mufite, ntekereza ko igihe kimwe ngo utari impamvu ubundi uri impamvu sinzi ngo urabidusobanurira, noneho mukaba mutagira minisiteri y'itangazamakuru. Ubwo iyo ucakiranye n'abayobozi uza kurengerwa nande mu rwego rw'itangazamakuru? Ese wakwifuza ko igihugu cyacu cyagira minisiteri y'itangazamakuru kugira ngo wenda nk'ibibazo ndaza kukubaza utundi tubazo nyuma twerekeye ibinyamakuru bigenzi byawe, ariko ubanza usubiza aho ngaho mubigenza gute? Konfli zirangizwa nande iyo uramutse ufite ikibazo cyerekeye imikoranire ariko ijyana muri deontologie professionnelle? Njyewe iyo mpuye n'ikibazo kuri tele, ubundi kuko ngiye kuva mu rwomanza ngatekereza tele ngiye, matatizo ni zihe, challenges ni zihe, ndabiplaninga. Iyo mpageze nkasanga hari umuntu udashaka kumfata mu mashusho, mfite uburyo mwegera musobanura ko ari itegeko, ibyo ndi gukora ari akazi nemererwa n'amategeko, ibyo ndimo ari akazi kunganira nawe akarimo. Niba ari umupolisi, twese ntabwo twaba abapolisi, of course, ndi umunyamakuru nawe ashinzwe gucunga umutekano. Abonye hari aho nta hantu nshobora gupanga ngo mbangamire urwego rw'umutekano, kuko mbanzi ko ari mu nshingano ze, nanjye ndi mu zanjye, ntekereza ko zanjye. Iyo mpuye n'ikibazo rero nk'uko rimwe na rimwe ntabwo mpura n'ibibazo kuri tele, kuko njye tele yanjye mba nayipanze. Ahantu ngiye ko inkuru ipanze gutya, nshaka kuhasanga urwego rw'umutekano. Nibambuza gufotora, ndamubwira uburyo kigufotora ko ari itegeko, bimusobanurire. Nabyumva nk'umuntu wagiye kuri tele, ndakoresha uburyo kimfata ikizibiti. Hari uburyo ndi kodingamo ikizibiti nyifate, kubambujije gukora inkuru. Rimwe na rimwe ntabwo ngewe ibintu byanjye byose mba nabiplaninze, nkabwira biragenda gutya, birajya hano, birajya gutya. None iyo mpuye nabo nizo challenges ndengerwa yuko nta tegeko nishe, naho kubw'abantu washyirwaho ibintu byose, ariko ko itegeko riba ririho kuvuga nge ntaryo nishe nibarigerekane. Rimwe na rimwe asanga abantu mwagunganiye kuri tele niyo wundi utazi n'amategeko, utazi ikijya mbere, utazi itegeko icyo ari cyo. Hariho n'urwego rwa rushinzwe kutuvugira nka Rwanda Media Commission, rimwe na rimwe baratwihakana kandi bakakwihakana birengagije ko hari ibyangombwa byabo ufite. Abana nitanzeho urugero, ndatanga no kurugero kuri bagenzi banjye witwa Niyonsenga Shadraka, n'undi witwa Jean Baptiste Nshimiyimana, n'undi witwa Mutimana Jean Damascene, bakoraga Iwacu TV, bafungiye muri gereza y'Amageragere. Bari baracyakurikiranwaho ibyaha kuko ntabwo barakatirwa, bari ku minsi 30 n'ubwo bimaze imyaka 3, ngira ngo abakurikiranye Cyuma TV mwarabibonye. Barabagifata. Rwanda Media Commission yarabihakanye. Ntabwo ari abanyamakuru.
kandi bafite badges ikarita ya RMC. Nanjye baranyihakanye, abanyihakanye ni kwa kundi ko kwihakana ariko bikajya ku mugaragaro bakabivugira muri media, muri bya binyamakuru bindi bidacukumbura bitazi kure bati Dieudonne yatangiye itangazamakuru ryari ko batamuhagaritse kuri ko Dieudonne yakoze Dieudonne gutya batazi gucukumbura, noneho bamwe bakanabivuga bakabaha umwanya bakabivuga. Bamwe twarabanye mu itorero ry'abanyamakuru icyiciro cya kabiri ryabereye Inkumba mu karere ka Burera Amajyaruguru y'u Rwanda mu kigo cy'ubutore, nawe agahakana kandi iyo certificate irahari. RMC yarayisinye, Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu yarayisinye, n'itorero ry'igihugu yarayisinye, inzego eshatu mu gihugu zikomeye barayisinye. Icya kabiri mfite fagitire borderon nishiriyeho press card ya RMC, baraje baranyihakanye. Hari igihe rimwe na rimwe biranangora kubona umuntu uri mu rwego, uri mu nshingano, atazi ko inshingano z'uko bikwiye, agakoreshwa n'undi muntu ngo mwihakane. Ugasanga ni ibintu biteye n'isoni n'ikimwaro n'agahinda. Hari ababyeyi bacu nibo bajya ngo amabere yanjye arikora ntonsa iyo numvise umuntu utubahiriza inshingano ze, numva amabere yanjye yikoze kandi ntonsa. Nka RMC rero ariyo yari experience kutureberera, yagiye muri politiki, minisitiri, meya, umushoramari runaka, iyo hari inkuru yatambutse mu gitangazamakuru atayishaka ahamagara RMC baturiya muntu nyaboneka dore, RMC igashyira mu bikorwa. Kubera iki? Harimo bantu n'ubundi bamaze ko nka ryabere ryo gushima, ryo gusingiza Bikira Mariya mubyeyi w'Imana, baje horana n'Imana mubyeyi w'iki gutya. Abantu bagifite ya mitwe yabo yo kumva ko tuki mu cyagiye cyo ku bwami k'umwami abereye gusingizwa, kuko uri kudasingiza umwami cyari cyabo. Abantu baracyari muri bya bintu bya kera ko niba udasingije umwami ni icyaha. Niba ubu ngubu twarahindutse turi muri repubulika, ubutegetsi bw'abaturage bushyirwaho n'abaturage, bugakorera abaturage, bukavanwa n'abaturage. Rero media ni quatrième pouvoir, niko nabivuga, n'ubutegetsi bwa kane. Twubahiriza inshingano zacu. Niba ari RMC bayibwiye bati twataye muri yombi kanaka w'umunyamakuru, tubona umwanya wo kumwihakana, ahubwo ube wa mwanya ko bati ni umuntu wacu, kumurwanirira, ni umuntu wacu mu bigorora, mu bigorora. Munyaboneka twuzuzanye, yarari mu nshingano ze, naho yakosheje mumubabarire ni umuntu, kuko twese turaba ntabwo turi abamarayika. Ntihajya n'umuntu ukubwira ko akora ibintu neza. Cyuma rero ndagira ngo igihe kitatugendana, kuko ndashaka kubaza ntise mwebwe mukora mu itangazamakuru cyane cyane urimo kureba aba YouTuber, nibo twebwe batugeraho cyane, kuko twebwe n'iryo tangazamakuru tuba dushaka kandi natwe turi muri sosiyete civile, tuba tureba ikizamura umuturage. Ni mwebwe bakoresponda bacu, ni mwebwe muduha inkuru, ni mwebwe mutuma tumenya ibyabaye mu Rwanda, ibindi bya politike. Bamwe bafite za YouTube zisinziza cyangwa zirwa zireba ngo abakobwa bambaye neza, za zindi zivuga urukozasoni. Ahubwo ndabaza niba mu Rwanda mutagikosora ibintu by'urukozasoni byararenze aho two kwatira. Reka tugaruke ku kibazo nshaka kukubaza. Ndakubaza ntese mwebwe mw'aba YouTuber mubona mufite etike nziza kugira ngo muvugire umuturage, kuki mudatekereza gushyiraho ishyirahamwe ry'abanyamakuru muri urwo rwego? Kuko ishyirahamwe ntekereza ko hari ikintu gikomeye cyagombye mbere yo kujya no kuri RMC yenda umunsi umwe kubona wa mugari itandara riri muri politike no mu kazi, kandi mufite ishyirahamwe ryanyu ryigenga, kuki mutaritekereza? Okay, rakoze cyane. Narabitekereje ndi muri prison, kuko nageze umwanya wo kuryama ndatekereza, nkora icyo bita mind review, ndavuga ngo twarishiraho. Ahubwo ikibazo kiriho ni kubitekereza ni kimwe no kubishyira mu bikorwa ni ikindi. Ninde waguha icyangombwa? Niba usanzwe udakoma mu mashyi,
niba udakoma mu mashyi ninde uzajya kuguterera ikinimba? niba bazi kutabyina ninde uzaguterera ikinimba? nta muntu waguha icyangombwa. gusa aho bikiriho mubigerageze babyange mwabigerageje. ikibazo kiriho rero benshi bafite ubwoba. njye nabikora niba ari abanyabwoba ntibave mu itangazamakuru, ntibajye guhinga ibijumba. Itangazamakuru bajye ubundi gukora ikintu gifitiye ubwoba wakivamo. kandi ubwoba se ahubwo buterwa n'iki? nta n'ikintu kiba kinatera n'ubwoba. nose nk'ubu niba nakavarinze stories y'umuturage wa Kamonyi wa Rwamagana, ikibazo kirimo ni iki? ikibazo si ubunyamakuru, ikibazo ni cyabaye, ni what happened. ibyo byabaye, gutangaza ibintu byabaye, nta kibazo kiba kirimo. ntibibe ko nageze Rwamagana nahageze nte. hari n'abo tuganira yaguha interview bagahise ko wajye kubaza amenye mbese ngo ubundi guhara wahamenye ute, guhara ngo wagiye yute ngo mbwiro. ejo bundi nagiye mu karere ka Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda muri Rukoma, ngera ku biro by'umurenge, gitifu aranyihisha ariko mbona n'abo bita ba admin, mbese ubundi ngo mubwira ngo hano hageze ute, wabibwiwe n'iki? nabwira iryo n'ibanga ry'akazi ntabwo warimenya. wayangubwira ngo ngima nimero y'umuturage waguhamagaye, nabwira twebwe abanyamakuru dukora nk'udusimba bita intozi. iyo turi kwigendera gutya tugakubita n'agahumura turarigata. rero nagira ndimo nigendera mbona kakano gahumura ndarigata. ari nabyo mpamvu narinje kubabwira ngo ibyo narigase ni ibi, munyongereremo umunyu ntahe. reka ngo amakuru ariko ngo ntabwo uri mu mfata amashusho. nabwo ni uburyo butangwamo amakuru ni butatu: hari inyandiko, hari amajwi n'amashusho. muri ibyo niba udashaka kugaragara mu mashusho ndagushira ku ijwi, niba ku ijwi utabishaka amakuru yampe uyandike, nurangiza uyasinyire nyajyane, kuko nibwo mbona n'abajyanye amakuru. ati oya da, ati ndabikubwira gutyo gusa. rero abavandimwe, sinzi ikintu kizakorwa, ariko ibyo ntekereza, ibintu ntekereza ni uburyo ki abavandimwe bava muri bya bintu bya kera, ntibumve ko hari ikintu kibi cyabaye. kuba cyabaye ngumve ko ari umunyamakuru, ikibazo ari umunyamakuru, ahubwo bumve ko icyo kintu cyabaye gikeneye gutangazwa n'abandi bagitekerezaga. abaturage bakurikiye icyo gitangazamakuru bagitekerezaga kubikora babivemo. umunyamakuru niba ashaka ati nyaboneka iki cyabaye, ariko abaturage mubireke, kuko hari inge tubabaza ati n'ubuhe butumwa watanga, mubireke. ntibumve ko, sinzi niba nagusubije ikibazo neza. wagishubije kuko iyo nkuru ya Kamonyi nayo nayikurikiye, nayibonye, nabonye uko abaturage basubizaga. ibyo rwose ngiye ku giti cyanjye ndatekereza na bagenzi banjye turi muri Radiyo Urumuri, dukoresha inkuru zanyu, Umubavu, Gatanazi, Karasira. dufite abantu tuvuga tuti aba ni n'abakoresponda bacu babishaka batanabishaka, badukora inkuru kuko ntabwo sinshaka kuguruka ngo mbe muri Amerika nikubite mu Rwanda nze kugaruka nimugoroba n'inkuru. ariko mfite umuntu uhari uvugisha umunyarwanda, amutunze mikoro, ibya produit wazana ndayemereje na kwijana, sinyironga, nyifata uko ari brut, nkayishyira mu cyuma cyanjye, ye nkayikora commentaire. donc icyo bibona rero, yego komeza kumubwira imbere. reka nkujye imbere. uko ubibona gutyo uri muri Amerika, ni nako nanjye nakoze inkuru ya Kamonyi, wa muturage w'Ingoma niko abyiyumva akabyakira gutyo, ni kwa muntu uri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abyumva. rero niyo wa murongo mwiza w'itangazamakuru, kwereka abantu iby'ahandi. nawe itangazamakuru wereka abandi, twereka abandi, duhanahane ayo makuru n'ibyo bitekerezo. Urakoze cyane. nagira ngo kakabaze nako twakavugaho, kubera iki tubona hari za YouTube, yego kugira ngo abantu barundanye za views, birumvikana abantu bashaka ahantu bashitura, ariko hari ahantu bashitura ugasanga birakomeretsa umuco.
hari za YouTube ugwaho par accident ukumva ibintu bavuga watekereza les bénéficiaires barimo abana bari munsi y'imyaka ukibaza iki gihugu kirimo kurera gute urubyiruko. Ese ibyo bintu nta tegeko nta mabwiriza muri abo bantu bafite inshingano nta n'umwe wagira igihe ngo abyumve bimutera isoni? Ibyo bintu iyo muri muganira hagati yanyu bwana Cyuma Hassan mubitekereza iki? Ngira ngo abantu babikora ndababwira ko ibyo bakora ari icyaha. Gutangaza urukozasoni ni icyaha. Kwandika titre, ubundi titre twiga mu itangazamakuru tuvuga ko ari inyamakuru. Kwandika titre bitavugiye mu nkuru, umutwe w'inkuru. Icyo si icyaha ariko ni ikosa. Tugerageze twibuke amahame y'itangazamakuru. Urukozasoni urimo ukora hariya ruzakugiraho ingaruka ku mateka, kuko umwana wawe azareba papa yakoraga ibi bintu. Hari abo njya mbona ngo batweretse inguni, ariko ku rundi ruhande ntabwo mbatera ibuye cyane kuko sosiyete yacu nibyikunda, nibyo bitayitera ikibazo. Kuko ubu ngubu umuntu yaprodinze story avuga ngo kanaka tweretse inguni z'imyanya y'ibanga, we ntabwo ariko yabivuga, nawe ntabwo ariko yabivuga, uko mbivuga atweretse inguni z'imyanya y'ibanga. Ndabyumva rwose, barayireba cyane. Nimvuga ngo Kamonyi hari ikibazo iki n'iki, ntabwo bazayireba. Ukigute azavuga ati iyi nkuru irimo politike, ninyireba baraba ari kundeba. Ariko kiriya gishegu ninjya kukireba nta muntu uri binkoreho. Kandi igishegu kirimo kirangiza umuco, kirimo kirica abana b'u Rwanda, nta nyigisho kiri gutanga. Ugasanga rero sosiyete yacu rimwe na rimwe irabikunda kubera ko aribyo bitayitera ikibazo. Kuko abantu benshi batinya guhura n'ibibazo cyane, abantu bakunda kwibera ahantu hatoshye nk'akantu kaza ku mubiri w'umuntu k'uruheri, bikundira ahantu hatoshye. Nimbireba ni politike, Ishema TV ninyireba, ubu nimvugana na Cyuma barantwara. Hari abantu bifite ubwo bwoba. Ugasanga rero ikintu cyakagombye kubaho biriya bintu. Ariko na leta nayo kandi urundi ruhande, leta nayo bari abantu ntabwo yabakurikirana, bari gutangaza urukozasoni ntabwo yabakurikirana kuko ntacyo bitwaye. Ikeneye abantu bigira kwicuriza mobile money, bigira kuba abamotari. Ntabwo icyo wakora cyose biriya byo nayo ntabwo ibibyitahira, avuga iti nta kintu bidutwaye. Ahubwo ngo umuntu aze muri politike atunenge, ntacyo bitwaye. Urukozasoni bereka uruhande rumwe ni ababikora babikora nabi, bica amategeko y'itangazamakuru. Icya kabiri na leta ibigiramo uruhare, aba ari abantu batangaza ibishegu biga ku mbuga nkoranyambaga bavuga ngo kanaka ngo niwe uzana amavangingo. Bo ntabwo babivuga ngo niwe uzana amavangingo menshi. Leta nitabikurikirana mu gihe kiri imbere bizangiza sosiyete ya Rwanda, bizangiza umuco. Ubundi agahugu katagira umuco karacika. No mu gihe kiri imbere rero natwe nitutabacaha bizagera kure. Gusa ugasanga rimwe na rimwe hari ababikora kugira ngo bibonere amaramuko. Njye nk'ubu nkubwiye ko kuva nashinga Ishema TV nta kintu ndabonamo, nta modoka ndabona. Birumvikana ugarutse kuri YouTube ntabwo bari wafatisha, birumvikana. Bari abantu rero barabakora biriya bafite ibyo basaruyemo. Gusarura wangiza ni ikibazo, ariko usaruye wubaka. Rimwe na rimwe sinzi niba ikintu navuze wacyumvise, leta ibigiramo uruhare kuko leta niba ntacyo biyitushaho nta kintu bibwiye. Wari wumva hari umuntu abaretse rimwe na rimwe nka Bamporiki abivugaho nyine bikarangira gutyo. N'urugero umuntu akoze ibyo, wari wumva abantu bakorebera bishegwa ari watawe muri yombi, ariko wa muntu wavuze ko meya yari yitwa abandi baramuhobeza gereza. Ni ukuvuga ngo hari ibyo bitaho cyane, ni politiki itadukoraho. Ubwo biriya bitadukoraho nta kibazo.
hakaba icyo nakita kwikunda no kwirebaho. Rero aba bavandimwe mbagira n'inama barimo bariciye umwuga, uretse ko na rimwe na rimwe barica umwuga w'itangazamakuru bakica sosiyete. Hari bamwe abandi barimo barashaka amafaranga mu buryo bunyuranyije n'amategeko, nubwo hano nta rwego rushyira amategeko mu bikorwa mvugira, ariko hano ibintu ndabivuga nk'umuntu ureberera ibintu hafi. Tugerageze turebe ibyo twigisha. Ushaka no gukora videwo rimwe na rimwe, buriya ariko hari ikindi kintu nakubwiye, iyo ikinyamakuru kigiye itangira hari imbogamizi igihura nacyo. Rero aba YouTubers baravuga ati cyangwa itangazamakuru rero nka Cyuma Hassan Dieudonne yatangiye kuri 24 z'ukwa 9 2019, 2021 ameza anashinze TV, agiye muri gereza kubera politiki. Reka nikorera urushegu abantu bazanarureba cyane, nta nubwo ruzanahiranye na leta. Usanga kuri ngo yuganira n'umuntu washaka ngo ibintu byose nzabikora ngo bidafite aho bihure na leta. Ngira ngo ubungu bari gutegura udufilime tw'ibishegu, harizo tujya tubona ntavuga ko nabanzamamaje harakenewe. Nakabonye nimugoroba paraxida kutwana dusinda tubiri tuza tugakora ibintu biteye ubwoba. Aho niho byatumye n'iki kibazo ngiteganya bwana Hassan. Nagira ngo ibyerekeye association no kuvuga ishyirahamwe ry'abanyamakuru je navuga bari serieux bigenga, muramutse murikoze abo barangaza, ndakeka ko mwabacyaha kuko mbere na mbere birica etike y'itangazamakuru. Ikindi cya kabiri hazana uburere bubi ku gihugu. Iyo sosiyete dusiga inyuma, ejo bundi muzamurogreta abantu barogereta ko abantu batarayirodesheje mu gihe. Ibi rero byagomba kuba umukoro wa buri muntu. Iyo umuntu abibona, nkanjye mfite abana, iyo mbireba ibintu nka biriya ndabana ko se abantu bari mu butegetsi nabo ko bafite abana babona ko uwo mwana bazamurera bati. Icyo ni ikibazo gikomeye abantu bagombye kuba batekereza. Birabaje kubona abantu bavuga ngo Jesi niteranya ngo leta ntaho tuzahurira, nyamara urimo kwisambura, urimo gusambura, urayihemukira cyane. Ahantu hose harakomeye. Umva rero bwana Hassan, ndumva yewe urashubije ibibazo nari ifite. Icya mbere nagira ngo ngukumbuze abantu bakurikira Radiyo Urumuri, hariho abatari baguherutse barimo kwandika bavuga ko bakwishimiye cyane. Nahoze nkurikira agate katetswe n'Uwiteka, harimo kuvuga bati ndumva wowe bakurenganyiriza ubusa, bati turagushima Cyuma n'ukuri ukunda u Rwanda. Hanyuma ibintu byinshi bagiye bavuga. Rero ndagira ngo ukumbuze abakunzi ba Radiyo Urumuri. Icyo ni icya mbere. Ikindi cya kabiri, ubahe ku nararibonye ufite umaze kubaka hariya muri kiriya gihugu. Ikindi cya gatatu, ubasobanurire impamvu bitagutera ubwoba kandi koko urabisobanuriye. Nagira ngo rero ng'umwanya ngusezerere, ariko ugira ijambo ubwira abakunzi ba Radiyo Urumuri, kandi nkwifuriza rwose amahoro meza no gushimira kuba utisha umugambi. Nizera ko ntekereza rwose ndashidikanya ko igihe cyose Radiyo Urumuri twagukenera watwitara bwana Cyuma Hassan Dieudonne Niyonsenga. Urakoze cyane. Hari ikintu nshaka ko gusa nusorezaho. Hari ikintu ngo batagira ubwoba. Ntabwo impamvu nagira ubwoba, mbisubize neza amagambo magufi kugira n'abadukurikiye bagira ikintu bumvamo bakuramo. Burya umunyabyaha ni uhunga ntawe umwirukanye. Nge nta bwoba mba mfite kuko ibyo mba ndi gukora nta mategeko mba nishe, kandi ibyo mba ndi kuvuga biba biriho. Rero muri icyo gihe naba mfite ubwoba, abantu bagira ubwoba ni abantu bagiye gukora amanyanga, bagiye gukora ibintu bitabaho, bagiye gupapira. Ngiye ko mba nzi ko ndi mu kuri, ngira ngo basogokuru baravuga ngo mu gihe cy'urubanza ngo buri wese nagiye guhagarara ku kuri kwe. Rero nanjye iyo ngenda ntabwo mba mfite ko ngiye guhagarara ku kuri kwanjye, kandi guha umuturage ijambo ni umwenegihugu, ni umunyarwanda, kandi n'ubwo buyobozi n'izo nzego z'umutekano zishinzwe umutekano w'abanyarwanda, nanjye nkashaba nshinzwe guha ijambo abanyarwanda. Sibyo? Ntabwo rero cyaba ari ikibazo guha, ntabwo waza gusobanurira umuntu ko ukunda
abanyarwanda ukagirira nabi umuntu wabahaye ijambo, umuntu watumye uganira nabo, ukagira nabi umuntu watumye uganira nabo. Numva rero icyo impamvu ntagira ubwoba ariko manzi ko ndi gukora inshingano zanjye, kandi hari icyo ndi gufasha igihugu, hari icyo ndi gufasha sosiyete. Ko niba nkoze inkuru umuturage yarambuwe agahembwa ndayifashije, niba nkoze inkuru y'umuturage waho wasambanyijwe ku ngufu agahabwa, nkayikora umuntu umuturage agahabwa ubutabera, ntanze wa musanzu wanjye w'umunyamakuru navugaga. So niyo mpamvu nta bwoba mba mfite, kuko mbaye mfite ubwoba bwo nabangiye gukora ibintu bitabaho. Ngira ngo umunyabyaha niwe uhunga ntawe umwirukanye, ahorana ubwoba mu mutima. Niyo mpamvu mpora nkomeye, no muri gereza nagiye muri gereza nkomeye mvuga ngo nta cyaha nakoze. Ibitumye nza muri gereza umunsi bizasobanuka nzasohoka, kuko iki gihugu bibaye na ngombwa twanakitangira, twajya mu mijishi. Rero umujishi wanjye nshoboye n'uwitangazamakuru, ntabwo rero umujishi ushobora kuntera, ntanshobora kugira ubwoba bwo gukorera igihugu cyanjye, sinshobora kugira ubwoba bwo guha abaturage, abenegihugu, abavandimwe banjye dusangiye isano, duhetswe mu ngobyi imwe, ingobyi duhetse aribwo Rwanda, kumuha ijambo. Ubwo bwoba ntabwo nabugira. Gusa ntanga na message ku bantu cyane cyane bari hanze, kuko mu Rwanda abaturage barankunda, bampa amakuru benshi, mfite n'ubushobozi, mfite nk'imodoka, mfite ekipoma zose zikenewe. Ku munsi najya nkora n'inkuru 20 n'amasadore mu kanya nimba gucyo barimo bampamagara bati hano duhuye n'ikibazo iki n'iki, bati umuntu wanjye yavuze byagenze gutya. Rero icyo cyizere abanyarwanda barimo kungirira ni uko babona ko ntangaza, mbaho ijambo bagatangaza ukuri kwabo, noneho za nzego z'ubuyobozi zikabimenye, zikabona amakuru. Buriya aya makuru nkora njyewe hari abantu afashe, n'ubwo hari abantu bakurikiye iki kiganiro bari mu kazi, yavugiye kuri radiyo mu mahanga, byagenze gutya. Kandi ibi ngibi itegeko rirabyemera, ryaba itegeko nshinga, ryaba amahame y'itangazamakuru n'amategeko y'itangazamakuru arabyemera. Ubu nigishije bahabwa akanya umunsi, akanya leta yakagombye kuba yashize amafaranga no kuri mobile money, atanze ubutumwa. So icyo cyo kora ko ibyo ngibyo bibe n'isomo ku bandi, dukora n'imbaraga. Icyo ushoboye, niba uri umumotari ukore neza, umuntu niba aguhaye amafaranga umugarurire, niba uri umupolisi ukore neza, niba uri umusirikare ukore neza, niba uri meya ukore neza, niba uri minisitiri ukore neza. Utohereza message bukuru uvuga ngo twatanze inzu 20, twatashye inzu 20, kandi ntayo mwatashye, ari abaturage bari kurara mu mwobo. Rero uwo murongo tuwujyemo, namwe muri mu mahanga ntago nabasiga. Muri mu mahanga mwagiye gushaka amaramuko, gushaka imibereho. Hari n'abandi bambabarira bagiye batari imibereho, ahubwo ari impamvu z'amateka. Ayo mateka azashira, ibihe bisimbura n'iteka azashira. Mukomeze mukore, muteze imbere igihugu cyanyu, atabari wa mwanya wo gutukana. Ndi mu mahanga, reka ntukabari mu Rwanda. Reka njye kuri link y'inkuru Cyuma Hassan Dieudonne yakoze, mutuke mutokoze, ntuke kanaka. Ndi mu Rwanda, ubwo Cyuma Hassan Dieudonne akoze inkuru ikakaye no yanga u Rwanda. Nyaboneka ibintu muri kwijandikamo byo gushakira igihugu abanzi, kumva ko umuntu mutavuga ibintu bimwe, ukumva ko ari umwanzi wawe, ahubwo ukahita ubicira ku mwanzi kwanga igihugu. Ako kanya njye sinzi niba hari abantu bashinzwe gushakira igihugu abanzi, twagombye ko dushakira abakunzi. Rero hano iwacu mu Rwanda ndabibona, baravuga ngo Dieudonne ni umwanzi. Inshuti zanjye bati mumureke, baturiya muntu mumwirinde. Ariko ntabwo bivugwa na politike ya leta, bivugwa na ba bantu. N'ubundi hari abantu bindira karame, njya mbita inkoma amashyi, bashaka gusigiriza ku tuntu twose. Rero nyaboneka abantu bari mu mahanga, mukomeze mukorera u Rwanda, imbaraga zanyu u Rwanda rurazikeneye, ibitekerezo byanyu birakenewe. Muri abantu b'abahanga, muri abanyabwenge, muri abadogiteri, muri abashoferi, muzi ubumenyi butandukanye. Mukorera aho ngaho, muhereze imishinga yanyu mu gihugu ibyara inyungu. Mukore. Abari mwagiye kubw'amateka twanyuzemo turayazi, mwihangane, ariko mukomeze mutekereze igihugu cyacu. Ni igihugu, ni umubyeyi.
n'indezi aho mu mahanga muri Amerika mukore nta kibazo mukorere u Rwanda mutekereze u Rwanda mutekereze u Rwanda nabi gutekereza u Rwanda nabi kwaba ari kwihemukira kuko umubyeyi wawe indezo yawe nuyigirira nabi hari uzaba wihemukira so dutekereze inyungu rusange z'igihugu cyacu bavuga ko ari igitego nyine ntabwo nemera ko ari igitego ni igihugu gikeneye imbaraga zacu mu buryo butandukanye duhuriza hamwe imbaraga so nasoza rero twaganira byinshi nkunda kuganira nkunda kwishima nkunda kwisanzura cyane cyane iyo mvuga ibintu nisangamo nisanzura pe ndabashimiye abakurikira radiyo Urumuri uko muzashaka kose ibitekerezo bipfa kuba byubaka ndabizi nawe ntabwo yategura ibintu bitubaka igihe muzategura ikintu cyose cyubaka ndi kumwe namwe mbare inyuma ndi mu mujisho mukomeze mukoresha ibiganiro byacu inkuru yanjye nayikoze nkayishyira hariya ntabwo ibikiri yanjye ibiri y'abantu muri rusange mupfa kutayikoresha nabi ntuvuge iki ahubwo mbere yo kuvuga iki umanza ubone kuko mbere yo kuvuga uburyo ubanza urebe witegereze iyo umaze kubikorera ibyo ngibyo ndabashimira radiyo Urumuri abakurikirana Ishema TV byo nakagaruka no mu kanya inkuru zigiye kuza ku bwinshi nubwo nari ndaha ubu ngubu inkuru zirahari ku bwinshi ni ubuvugizi bw'abaturage ntabwo nzaha ijambo umuntu utuka undi nzaha ijambo umuntu utuko uharabika undi nzaha ijambo umuturage warenganye nta nubwo nzaha umuturage aririmba kuko papa yanjye ntabwo ari indirimbo papa yanjye advocate so icyo ni nakongeraho ndashimira abadukurikiye ndashimira abaduha ibitekerezo n'abatabyohereje hari ujya kucyohereza agapyondaho akagira ati oya kubera impamvu izi nizi ndamusuhuje ndamushimira nawe wateguye iki kiganiro ndagushimiye wakoze kuba wumvise ko ngiye hari tafari nashyira ku byo wateguye ndahamya ko byagenze neza wakoze kumbonamo icyo cyizere rero dukomeze tugihuze ntiyumve ko kuri radiyo Urumuri uri mu mahanga ndi mu Rwanda turi abanzi oya njye nta mwanzi ngira nuzi ko ari umwanzi wanjye njye mufata nk'umukunzi wanjye uwo mujyo rero tugira abandi kurusha uko tugira abakunzi abantu bose tubishimire n'umuntu niba hari agakosa gukora umubwira uti mbabarira tujye muri uwo mujyo kubabarirana twubake ubumwe n'ubwiyunge mu mitima yacu dusabane duhuriye kuri biganiro by'Ishema TV twakoze kuri radiyo runaka duhurire kuri wa muco gakondo wacu duhurire kuri bya bigezweho duhuriye kuri za mbuga nkoranyambaga tuganire niba ari wa mwanya wo gutuka ngo njye nitwa Amahirwe kuri Twitter ngo reka ntuke kanaka ngo muce intege oya nta ntwari icika intege nta muntu uzi ukora icyo akunda ucika intege ahubwo y'umutuka umwongerera imbaraga kandi n'amutuka n'Imana imuha umugisha uruzarebe iyo abantu bagutuka ari benshi biba umugisha kuri wowe so rero ndahamya ko iki gihugu cyacu gikeneye imbaraga mu buryo butandukanye izo mbaraga tuzishireho abadukurikiranye mu kiganiro rero ndabashimiye Imana y'amahoro ibamera umugisha kandi mbifurije ibihe byuzuyemo ibyiza byose mwifuza amahoro iwanyu bwana Cyuma rwose ukomere cyane turakwishimiye ahasigaye reka tukwifuriza umugoroba mwiza hanyuma ubwo tuzabonana ubutaha udutumira no mu bukwe dore ko utari wagera kuri iyo ngingo nayo tuzayigaruka ubutaha uzabiteguye ko nzabikubaza nzaza kugusabira nta kibazo muhawe ikaze mu Rwanda ikaze kabisa nta kibazo kandi namwe niba musigaye kuri intango y'ikiganiro ngerekana ibete mu gikari ndebe gahunda bakoze uko zifashe minisiteri y'igifu nayo hari ikibikeneye no kuryama n'akandi kazi niba mukiri ku ntango y'ikiganiro rero mukomeze musome musogongere mucurure tuzasubira ubutaha murakoze cyane bye turi kumwe rero na bwana Hassan Dieudonne Cyuma ubu ngira ngo ibyo atubwiye mwabikurikiye ntabwo nta kintu nongeraho icyo gusa mvuga ni uko dukwiye kugira abasore cyangwa se inkumi bakora nka Cyuma bareba imibereho y'umuturage ngira ngo mwese mukunda gukurikira inkuru ze mushimira n'umuntu mwamubonye ajya mu myobo mwamubonye yitanga hirya hino byaramufungishije
ariko ntiyavuye yaracitse intege. Aba rero ntekereza ko u Rwanda rwari rukeneye abantu nk'aba, kandi Imana nidufasha tuzakomeza tubagire. Nkeka ko ari nabo bazahuza abanyarwanda bose, ab'imbere ab'inyuma, twese duhure ku mugambi wo kubaka u Rwanda twifuza. Bariya bagira umugagara wo kugira ngo bakanga abantu, bakora ibintu bibi birimo ubwicanyi n'iki, bariya bazahita. Bariya ntabwo Imana izabereka inzira yabo, tuzasigara turi abanyarwanda bumvikana, kandi icyo gihe ntabwo kiri kure cyane. Rero ngira ngo inshuti bakunzi ba Radiyo Urumuri, mbasezereho mbararikira ibiganiro by'ejo. Nabwiye ko ejo cyane cyane tuzagaruka kuri kiriya kibazo cyazanywe na televiziyo y'u Rwanda, aho bavuga ngo ingengabitekerezo muri Afurika. Ngira ngo ndarika abantu bo muri Afurika, ejo muzabe muhari. Muratinya iki kuvuga ibintu bibareba? Ndizera ko ejo ntawe uzabatanga hano, muzabona link, muzaze rero mwicara ahangaha muri studio za Radiyo Urumuri ducoce ibyo bibazo. Nzabivugaho, ariko ntabwo ngomba kuzajya muravuga jyenyine. Muri hehe? Mufite link, mwinjiremo. Ikibazo kiri hehe? Ntabwo bihagije kwirirwa wumva uteze amatwi, hari ahantu ugera ukavutse, ariko ahangaha mpavuze gutyo. Fata link winjiremo, uze tuguhe rugari uvuge. Murakoze rero nshuti bakunzi ba Radiyo Urumuri, reka mbasezereho mbifuza mwese ijoro ryiza, hanyuma tuzabonane ejo. Ubwo ngubwo ndizera ko muzamuri benshi, ubwo dukomeze ibiganiro. Muramukeho rero, reka dusoze gahunda zacu tumva gusoza. Iradiyo mwumva ni Radiyo Urumuri, ijwi rya sosiyete sivile nyarwanda, ijwi rya buri munyarwanda. nusiba kumva Radiyo Urumuri uzabeshywa byinshi.